muraho neza ndabasuhuje cyane. Nitwa Nshimiyimana Joel, ndi hano kuri Joel Gospel Praise TV, umwanya w'ikiganiro gishya tugiye kujya dukurikirana mu bihe bitandukanye. Iki kiganiro nta kindi cyitwa menya kandi wirinde. Tudatinze ngo dutware umwanya, mu kiganiro cyacu cya mbere cya umenya kandi wirinde, tuzareba cyangwa se tugiye kwiga ku ndwara y'agahinda gakabije, mu ndimi z'amahanga icyo bita depression. Kuri ino ndwara tuzayisoza tumenye ibimenyetso biranga indwara y'agahinda gakabije, tuzamenya uko agahinda gakabije gahagaze mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Hanyuma kandi tuzasoza iki kiganiro dufata ingamba z'uburyo dukwiriye kwitwara kugira ngo dukumire ino ndwara cyangwa se iki kibazo cya depression mu bantu. Reka tubanze turebe uko mu Rwanda byifashe ku ndwara y'agahinda gakabije. Ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bwerekana ko indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression ari ikibazo gikomeye cy'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane mu byiciro by'abaturage bagize amateka yihariye cyangwa bahuye n'ibibazo bikomeye. Mu by'ukuri iyo witegereje imibereho yacu, ubuzima bwacu, usanga abantu tugiye dufite ibibazo, imyitwarire igiye itandukanye, ariko iyo myitwarire ufite ishobora kuba hari ibindi bimenyetso by'ikibazo ufite iyo myitwarire igaragaza utabizi. Reka turebe ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bigaragaza uko indwara ya depression ihagaze mu gihugu cyacu. Ikigo cy'ubuzima RBC cyakoze ubushakashatsi mu mwaka wa 2018 kigaragaza ko mu baturage bose muri rusange bari bagize igihugu cyacu cy'u Rwanda icyo gihe, ubushakashatsi bwagaragaje ko 12% bari bafite ikibazo cya depression. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ikigereranyo cyabo kingana na 35% nabo bafite ikibazo cya depression. Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye mu gihe cya COVID-19, ubushakashatsi bwabakoreweho bagaragaje ko 51% by'abanyeshuri bafite ibimenyetso by'agahinda gakabije,
67% bafite ibimenyetso by'agahinda n'ubwoba, naho 33% bafite ibimenyetso by'umunaniro ukabije. Ibi byose biganisha kuri depression. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abanyeshuri n'abakozi ba kaminuza y'u Rwanda nabo mu mwaka wa 2020 buno bushakashatsi bwagaragaje ko abanyeshuri bangana na 38.5% barwaye indwara ya depression, naho abarimu babigisha 29.3% bakaba barwaye indwara y'agahinda gakabije. Mu bana b'ingimbi, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bafite ababyeyi bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku mibanire bagaragaje ibimenyetso by'agahinda gakabije. Imibanire y'abantu, ingo zibanye nabi mu bana bakomoka muri izo ngo bagira ikibazo cyo guhura na depression, agahinda gakabije. Rero buno bushakashatsi bwagaragaje ko ikigereranyo cy'abana bangana na 26.25% baba bafite depression. Buno bushakashatsi bwageze no ku bafite indwara ya kanseri. Abantu bafite indwara ya kanseri bangana na 42.6% bagaragaje ibimenyetso by'ubwoba, bagaragaza ko bafite ikibazo cy'agahinda gakabije. Hanyuma impamvu zitera agahinda gakabije mu Rwanda ni izihe? Ntabwo twavuga ko aribyo umuntu yitera, ahubwo hari amateka igihugu cyacu cyanyuzemo nayo ashobora kubigiramo uruhare. Amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, mwaka wa 1994. Iyi jenoside yasize ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abaturage, harimo no kuba abaturage barabasigaye agahinda gakabije, ihungabana ndetse n'ubwoba. Ikindi kintu gitera agahinda gakabije mu baturage ni ubukene n'ibibazo by'ubukungu. Ikindi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'imibanire mibi mu muryango. Ibyo bishobora kugaragaza agahinda gakabije cyangwa se depression rusange. Abantu bafite indwara zidakira nabo bashobora guhura na kino kibazo. Reka tubanze turebe ingamba leta yafashe mu rwego rwo kurwanya ikibazo cya depression mu baturage. Leta yongereye ibikorwa by'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Leta yashyizeho ubukangurambaga n'uburezi mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cya depression. Hanyuma leta kandi yashyizeho politiki n'amategeko yubahiriza uburenganzira bwa muntu ku bantu bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe no kuborohereza kubona ubuvuzi buboneye. Muri iki kiganiro cyacu rero cyari igice cya mbere gitegura ibindi bice bigaragaza uko agahinda gakabije kibasira abantu.
next episode, ikindi gice gikurikiye turaza tureba ku kigendanye n'ibimenyetso bigaragaza indwara y'agahinda gakabije. Murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe hano kuri Joel Gospel Praise TV. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro gakomeye imbere yanjye.